ikibazo nyamukuru aho ruzingiye imizi uvomamo kwizera kwawe Yesu ninde kuri wowe umutekerezo ute ni umugabo w'umunyamwaga uzi kubona umuntu avuga ngo usarura aho utabibye yarabibye ubugingo bwe yaratanze amaraso ye twebwe tweze mu rupfu rwe twakomotse mu maraso ye urumva azatureka uyu we yarazi umviriza uko yarajishebuje umunyamwaga urumva icya kabiri usarura hatabibye icya gatatu ubundi kibyo atagusoye nagira kumenyeshe ko uku niko dufite abakristo bafata Yesu hari abamuzi nk'umunyamwaga hari abamuzi umuntu umunyamwaga ntakurirwa mu modoka irimo imyanya 5 umuntu umunyamwaga niko nukuri umuntu ugira umwaga mwamwicaye muri modoka irimo imyanya 5 akavangura uramuhari ifite iki ngo arajya hese cyose wicaye hose urumva umunyamwaga ntashima umunyamwaga arinjira abona amakosa gusa mu nzu ariko si igikombe kuki mwagishiza nuko ni make sinagukorera kuko ntujye ushima kuko Yesu nikomeze ntajya ashima ntatwemera uko turi hajye ntiyihanganira igihombo cyacu iyo duhombye ntatwakira nagiye mbona abantu ngewe ndavuga ibyonze ubaza umuntu ariko se ko nta ministeri ujyamo kuki nta muri mujyamo ngo reka nkubwize ukuri ngo ngiye kugira ngo mbikore nabi ngo nabyihorera ngo jya bintu byanyu ndabeshye se suko ngo ngiye kugira ngo nkorere Yesu ngo njyarambikore nabi ngo Imana inyikubitire ngo nabyihorera ni umunyamwaga amuziho nk'umunyamwaga ntiyihanganira bakosheje niyo ndabinginze Nshuti zanjye ibi akwegurimo birafasha ubu Kristo wowe aho uburyo ukorera Imana naho ugeze uyikorera burya bifite imizi n'izingiro mu buryo uzimo Yesu nongira ngo bitangiye kumvikana umuzi ute nk'umunyamwaga umuzi ute nkusarura hatabibye reka ngo urugero umuntu akanga kujya gusenga ngo ngere mu masengesho ngo batanyijugunyira hanze finalma niba ari Yesu uvuga koko ibaza nawe iwe wateye intambwe uva mu bandi uramusanga ujya ku musozi uje umwirukiye none ntujyayo atanyijugunyira hanze ni umunyamwaga umuzute ubu Kristo erega abantu bahora mu by'ukuri ubarebeye kure wabita bakiranutse bahora biyica uko bambara uko bavuga kuko byose niwe arimo arabyikora kandi arabikora kuko atinya Yesu naramuka kuko yibeshya agatrebisha Yesu yamukuramo iyo kotsa ngewe ndabyibuka ndabaye president wa korali nanjye narabikoze ikibabaje nanjye narabikoze ibyo mvuga n'ukuri simbishyira ku bandi ariko kandi nabikoze kuko nabibonanya abandi nimwe kintu uruhererekane yari nge barabindaze nanjye mbiraga abandi birashoboka ko bagikomeza kubikora batubwiraga ngo iyo tugiye muri repetition ngo marayika araza no gutanga dutanga mu mibare urumva iyo tuvuze ko azagukubira turatanga uzi impamvu asarura hatabibye sarura hatabibye ndabeshya se ni eshanje iyo tubwiye umuntu ngo tanga ibi ngibi azagukubira turi mu mibare koko niwe Yesu twongere tugusuze kandi tuguha ikaze nanone mu biganiro byacu by'ijambo ry'Imana turabana mu bihe bitandukanye mu biganiro by'ubutumwa bwiza tukavuga ingingo runaka turi buganireho tukayibazaho ibibazo tugasubiza tukagerageza gusa n'abayirambura mu buryo twagerageza gusangira nawe cy'Imana iduhaye kumenya Imana iguha umugisha urakoze gufungura iki kiganiro turakwifuriza ko umwuka wera ukorera muri twe n'abandi benshi wagiye wumvana ubutumwa bwiza yakongera kukwishurira kugira ngo uyu mwanya ukubere umugisha ukubere umwanya udasanzwe tuguhaye ikaze kandi twifurije kugubwa neza nanone nongeye guha ikaze pastor dubana muri ibi biganiro Imana iguha umugisha wakoze kubana natwe turasenga gato hanyuma nitumara gusengana nawe gufunguye iki kiganiro dukomerezeho turakuvuga icyo turi buze kugarukaho birumvikana hanyuma dukomeze dusangira dushingiye ku byanditswe byera dusobanure ibyo tugerageza kwibaza dusubizeho bikeya hanyuma nawe ubane natwe tuguhaye ikaze ariko reka tubane dufatanye gusenga uhoraho Mana yacu n'ubu tukwishyize mu maboko dusabye ubuntu bwinshi ngo budushoboze kugeza ku bantu bawe ijambo ryawe sengeye buri mutima wose wicaye imbere ya telefone ye ekaye kugira ngo yumve ijambo ryawe yabihaye umutima yabihaye umwanya igiturutse kuri wowe mwami ubwenge buturutse kuri wowe ubuntu buvuye mu ijuru butwigishe gusa nawe butwigishe iki ijambo ryawe rishaka ko tumenya maze duhindukire tube nk'uko ushaka Mana tuguciriye bugufi twemereye umwuka wera kutwigisha
ndabizi neza guhamagara kwawe no gutoranya kwawe ntibyicuzwa. Niyo mpamvu natwe twiteguye gukoreshwa nawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane. Imana iguha umugisha. Uyu munsi turashaka kuza kongera kugaruka ku Kristo bwanjye nawe, njyewe nawe twizeye tukamenya ubutumwa bwiza. Imana ikatwihishurira tukamenya umwana wayo tugahinduka abana b'Imana. Ariko hari ibyo twamenye, hari ibyo twize, hari ibyo twumvise, hari n'ubutumwa bwiza dusoma. Ibyo byose iyo tubishyize hamwe nuko tubaho bigaragaza icyo tuzi n'icyo twamenye kuwo twizeye. Hari icyo bivuga iyo umuntu akwitegereje, uburyo ibyo ukora, uko uvuga, uko usubiza, uko ubayeho, bya bintu byose bigaragaza urugero, niba ariko nabyita rw'ubutumwa cyangwa se rw'intambwe wateye muri Kristo Yesu. Ndagira ngo tuze kugarukaho, hanyuma turaza kwifashisha ijambo ry'Imana birumvikana, hanyuma pastor dufashe nkuko asanzwe adufasha, turaza kugeraho, uraza kumva icyo twavugaga mu gihe twatangiraga ntiwahita ubyumva, uraza kubyumva tugeze hirya. Ndagira ngo tuze kugaruka rero mperaha hato mbere yuko dukomeza, twibaza ngo njyewe Innocent n'undi muntu ukurikiye wumvise ubutumwa bwiza nkabwizera, namenya nakwiyevaliwa, nakwisuzuma nte? Isuzuma ryanjye kimwe twajyaga twita ngo ni auto introspection, niba mbivuze neza. Hamwe umuntu yisuzuma akigenzura akavuga ngo ariko nakiriye ubutumwa bwiza mu myaka 10 ishize cyangwa se mu myaka 20, kandi niko kuri. Ntiwavuga ko wizeye ariko ngo ukomeze wibereho uko ushaka, kubera ko turabacu ngo twigenge. Kwizera kutagira imirimo nako kwagupfuye. Imbuto yo kwizera nibyo dukora, birumvikana. Byagorana kuvuga ko nizeye ariko nkakomeza nkabaho wa wundi wa kera, ntibyashoboka. Hanyuma rero ndagira ngo njyewe ndamutse umbwiye ngo nikorere isuzuma ryanjye nka Innocent, hari intambwe nateye muri cya gihe cya kera n'uyu munsi, uko mbayeho nuko ngenda, nibura wampa ibihe bipimo, reka mbyite gutyo kugira ngo binyorohere, kugira ngo bimfashe kumenya ngo hari intambwe nateye, hari uburyo mbayeho, hari uko nzi Yesu muri rusange. Ikibazo kirafatanye cyangwa se kirimo byinshi, ariko ndibaza ko wumvise aho ngana. Turaza gukomeza kuvuga kamwe tumaze kurambura. Yego, mu by'ukuri ubu ngubu kumwe umuntu asoma Bibiliya, akora étude biblique personnelle, atana ngombwa kugira ngo ugira wigisha. Oya, kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni ibyo kurya. Urisome ntago tukwiye kurisomera kugira ngo tubone ibyo tubwiriza. Oya, tukwiye kurisomera ahubwo ngo natwe dufashe. Ibi ngiye kuvuga rero nibyo nanjye biri current, biri kumfasha ubu ndi kwigongo. Mu by'ukuri Yesu ninde kuri wowe? Cyangwa se Yesu nivuga ngo mwitande bireta binduka operation gusa. Oya, kuko naje gusanga ubuzima bwose umuntu abamo atabizi, mu buryo muri subconscious, mu by'ukuri ahavana atabanje gutekerezaho, ngo uvuge ko ari ibintu biri uri conscient ubizi, ahubwo utanabizi. Yaba iby'ukuri utabizi, yaba iby'ukuri ubizi, bikomoka imizi yabyo cyane cyane kubizera, bikomoka ku buryo umuntu afata Yesu. Nabuze ukuntu mbivuga, bikomoka mu gicumbi. Igicumbi ni agace kadahinduka kaba ku kintu kanaka, uko wakigoragoza kose. Yego, ni ikintu kidahinduka uko wakigoragoza kose. Cyara tukigura bizi ko batubwiraga ngo tugoragoze yenda ikise umwana, akana, utwana, ibyana, urwana. Ikintu kidahinduka cyitwa iki? Ana. Sibyo? Umwana, icyana, urwana, itwana. Igice kidahinduka cyitwa ana. Icyo nicyo bita igicumbi. Kuvuga uko wakwita uwo muntu washyira mu bwinshi, wabisuzugura, wabyubaha, wabisherisa, wabitabisherisa, wabigenza kose, ariko hari ikintu kitari buhinduke, nicyo twavuze cyitwa ana. Icyo nicyo bita igicumbi. Aha, nawe rero hari igicumbi cy'uko ufata Yesu. Ndabizi neza nkibivuga gutya urumva bigoye, ariko nitubijya mu byanditswe uraza kubyumva. Niho ruzingiye mugani w'ababandi, naho niho uvoma imitekerereze, niho uvoma kwihana kandi utabizi wowe. Niho uvoma ukureba urugo, ni kureba itorero, niyo marinete wambaye nkaya yanjye, niyo maso, niho urebera ibintu byose. Ni uburyo utekereza, ni uburyo ufata Yesu. Icyo gicumbi rero iyo kidatunganye
icyo gice kidahinduka iyo atari ukuri umuntu abaho nabi. Yego mu bintu byose ndashaka kuvuga mu buzima bwose bwawe utekerezamo Imana ubanaho n'Imana bishingira kuri icyo gice kidahinduka. Niyo mpamvu navuga ngo ese wisuzumye mu by'ukuri Yesu kuri wowe ninde? Yesu ninde? Cya gice kidahinduka cya kindi. Urabona Petero yaravuze ngo uri Kristo umwana w'Imana. Yego nukamubona. Abandi baravuze ngo uri Eliya, abandi baravuze ngo umwe mu bahanuzi, abandi kuri bo yenda cyari cyo gice kidahinduka. Hanyuma wowe kuri wowe igice kidahinduka ni kubera iki tuza kuganira iki kintu? Nuko mu by'ukuri kuyoba no kuyoboka, kubaho ubuzima bwiza cyangwa bubi, kubaho ubukristo ubuzima cyangwa butari buzima, kubaho uvunitse cyangwa uri umudendezo, bishingira aho ngaho, ubivoma aho ngaho, uburyo utekereza Yesu. Reka ntange urugero gusa, unyemere dusome icyanditswe gito, hanyuma turagenda navuga ngo tubirambura tubireba no mu bundi buryo. Paulo yandikiye abakorinto ibice 5 bakono ba kabiri rwandiko rwa kabiri rw'abakorinto ibice 5:16. Nyemera usomere uko yanditse. Ibice 5 bakorinto rwandiko rwa kabiri umurongo wa 16 aravuga ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza nubwo ariko twatekerezaga Kristo. Bibiri ijambo ry'Imana uze kundebera uko ivuga. Ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Aha, Paulo yerekana neza ko ikibazo yari afite kitari gishingiye gusa ku byaha bye, kitari gishingiye ku ntege nke ze, kitari gishingiye ku bindi, cyari gishingiye ku buryo atekereza Kristo. Urebe bimaze guhinduka anafata n'umwanzuro wo guhindura uko atekereza abandi. Yego aravuga ati n'ikimenyimenyi ntituzagira umuntu twongera gutekereza dushingiye ku bisekuruza bye, kuko icyo kinyoma no ku bantu ni nacyo cyadufashe dutekereza na Yesu dushingiye ku masekuruza ye. Twebwe ntitwamurebye, wumvirize, tumurebye nk'umuntu twatekereza ko ari mwene Dawidi, tumutekereza ko se na nyina ari bene Yosefu, tumutekereza ko bashikiwe twari duturanye, twamurebye dutyo, maze tumurebye dutyo duhusha intego y'uwo ari we n'icyamuzanye ko ari umukiza ngo gukiza bari mwisi. Rero ntabwo tukimutekereza dukurikije amasekuru, kuko nakuze ukuntu yandikiye Abaroma ikikwereka ko yamumenye koko. Igice cya mbere umurongo wa 4 somera Abaroma igice cya mbere umurongo wa 4 asobanura Yesu. Noneho uyu nguyu uko amuvuga, umaje ngo se Yesu ninde? Aramuvuga, akamuvuga mu mubiri ariko akanamuvuga mu mwuka. Akafata rero twari twarayobye ubwo nahagurukaga kujya kurwana kujya kumurwanya ngiye i Damascus n'ahandi shyira bari mu nzu y'imbohe abamuvugaga, narimo nkorera Imana umurimo, narimo ndwanya inyigisho z'ibinyoma, narize ku birenge bya Gamariyeri, ariko nari narayobye kuko ibitekerezo nari fite kuri we uko namutekerezaga ntabwo kwari ko. Yego nagira ngo umenyeshe ukuri, abasilamu bo mu Rwanda nkunda kubivuga, baravuga ngo nta kibazo tugire harmoni y'amadini, umuntu wese agiye mu itorero rye nuko tukiri bake. Barabizi neza nabo ko ugiye mu bihugu birimo abasilamu dizo muri Qatar, muri Arabie Saoudite, ugatinyuka kuvuga Yesu, urabizi neza wahanwa na sharia, amategeko bagenderaho ni sharia. Kubera iki? Ntibamwemera. Uzi impamvu? Bamutekereza uko atari. Nugire ngo barwanye Imana mu by'ukuri. Ishyaka bafite nicyo Paulo yavugaga ati mbabazwa na bene wacu bafite ishyaka ariko ntabwo riri mu bwenge. Kubera iki? Bahinyuye gukiranuka kw'Imana, bihingira ukwabwo. Ati ndabahamya ko bafite ishyaka ariko iryo shaka ntabwo riri mu bwenge. Kubera iki? Bayobye, bahushije kumenya gukiranuka kw'Imana uko riko kubonerwa muri Kristo Yesu. Turi kujyana noneho ni nako nawe uwo muntu ukubwira ngo yiteguye no gupfa akarasa ibisasu akiturikirizaho, yahushije kumenya Kristo Yesu ko atari nka Muhammad, ko atari nka runaka, we n'umwami, n'umukiza w'abari mwisi. Paulo yavuze ngo iki mu Baroma 1:4 haravuga ngo kandi ngira ngo kandi werekanywe n'ubushobozi, ngira ngo wahera hejuru ntacyo. Paulo imbata ya Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza n'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri. Yego. Kandi werekanywe n'ubushobozi ari umwana w'Imana, ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe.
niwe Yesu Kristo umwami wacu. Oh haleluya. Aramuzi neza. Iyo uvuze Yesu mu mubiri kuko yaje mu isi akaducungura ni mwene Dawidi, ariko mu mwuka ndabizi neza n'umwana w'Imana. Yego ntiyavutse ngo bigahamye n'ikimenyimenyi, niwe wabaye imfura yo kuzuka, niwe urupfu rutigeze ruherana, niyo mpamvu azazura n'abamwizera. Rero urumva icyo ushaka kuvuga, niyo yandikiraga abantu yabanzaga kwerekana neza uwo ari we. Ngewe ndiyizi kandi nzi n'uwo mvuga ni Yesu Kristo, uwo tubabwira nitubavuga ko yabaye mu isi akadupfira akaducungura nuko yari yambaye umubiri. Ariko kandi uwo mubiri akomoka kwande, genealogie urebye ahakomoka ni kwa Dawidi, ariko mu by'ukuri mu mwuka ni umwana w'Imana. Utamurebye gutyo ni umwana w'iki w'Imana. Aravuga rero hano yandikiraga abakorinto ati twebwe twari twarayobye kuko twatekerezaga Kristo kutariko, iyo twamwibazaga twamushingiraga ku bisekuruza bya Dawidi n'abandi, ariko twaje kumenya ko atari byo, we ni umwana w'Imana. Hasi kubwo kumumenya rero umurongo wa 17 kubwo kumumenya ahita avuga ngo nukorera bari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwamo. Ibyo umuntu abivuga kuko yasobanukiwe Yesu. Rero ndasaba Imana yo mu ijuru ngo yo iyongere igorore ibigoramye mu buryo dutekerezamo Yesu. Ego iyi nkuru tugiye gusoma muri Matayo ugiye kudusomera, impamvu nyizanye hari umukristo wacu, nimvuga umukristo ndavuga yari umukristo wacu, yampaye lift icyo gihe antahanye. Hanyuma turi mu nzira arambwira ati pastor iyi nkuru irambabaza, sinjya nyumvikanaho na Yesu na rimwe. Ni ubwo yari mambwira ati inkuru irambabaza kandi sinjya nyumvikanaho na Yesu na rimwe. Uranyumva? Kandi koko nutuyisoma ukayisomera mu mubiri, iyi nkuru nta kwiye kwiyumvikanaho na Yesu. Yego kwe uraza kwifatanya nawe. Ni inkuru dusoma muri Matayo 25 were ku murongo wa 14. Unyemerere ni inkuru ndende ariko urihangana nyine dusome. Bice 20 14 yego. Haravuga ngo ndabona hariho umugani w'abagaragu bahawe itaranto 14. Haravuga ngo bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aha umwe itaranto 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. 16 uwo mwanya wahawe itaranto 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi taranto 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo ahishamo itaranto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize shebuja w'abo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwahawe itaranto 5 araza azana izindi taranto 5 ati databuja wansigiye itaranto 5, dore nazigenzuyemo izindi taranto 5. 21 shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. 22 n'uwahawe itaranto 2 araza aravuga ati databuja wansigiye itaranto 2, no dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. 24 n'uwahawe 1 araza araje nawe gica nuko je muri presentation aravuga ati databuja nari nzi ko uri umunyamwaga. Icyo ni cyambere. Yego kusarura utabibye, sarura utabibye, kuhunika ibyo utagosoye. sasa ndatinye ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Nuko shakurekera shebuja aramubwira ati, ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubiwe, wa munyabutewe, ko wari uzi ko nsaruraho ntabibye nkunika ibyo ntagosoye, itaranto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naza ukampana ibyanjye yanjye n'inyungu yayo. Nuko nimuyimwake muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Yego tuganire rero. Iyi nkuru nirakubwira ko umukristo yambwiye ati pastor ati niba ari umugani umbabaza nkumva Yesu yararenganije umuntu n'uyu wa mbere. Yarambwiye ati ariko se ni gute uriya mugaragu yamugaye akanamuhana amurenganya? Ni gute se? Ati uriya mugaragu ararengana. Ati iyo nsomye nkuru numva mbabaye. Ni rero mbwira uko arengana. Ararengana kuko uriya mugaragu yabwiye shebuja ukuri, yamujijije ukuri, wowe ndakuzi uri umunyamwaga. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, nibyo utunze si ibyawe, usarura ibyo utabibye.
icya gatatu ukahunika ibyo utagosoye. Urumva icyo bivuga? N'ibyo ufite muri banki wowe si ibyawe. Uzi kurya iby'abantu uri amaboko masa nta kintu wakoze. None uratinyukura navuze ngo nibeshya ngahomba none hazanyica. N'ibyo afite ko atari ibye. Aramenye nzamuhereza ibye kuko nibeshya ngahomba noneho yanyica. Ibuke cyane cyane ko n'iterano yampaye siye. Urumva? Ni umujura. None yamujijije iki? Asa n'uwavugaga amakuru afite. Yego. Aha, tugaruke ku nyigisho yacu. Ikibazo icyo Yesu yatwigishaga, wibukiye imigani yose yivugaga ubwe. Niwe yavugaga. Niwe shebuja, niwe wasigiye abagaragu itarano. Umva rero, urebe twebwe abagaragu. Icyatumye bari bacuruje bakunguka ni attitude cyangwa se n'ubumenyi, ni attitude positive yo gukora ngo reka tujye gucuruza. Reka tujye gukora, barakora barangije barunguka. Kandi bari bazi shebuja wabo mu buryo butandukanye n'uyu. Uyu we yarazi, umviriza uko yaraje shebuja, umunyamwaga. Urumva? Icya kabiri, usarura hatabibye. Icya gatatu, ubona ikibyo atagusoye. Nagira kumenyeshe ko uku niko dufite abakristo bafata Yesu. Hari abamuzi nk'umunyamwaga. Hari abamuzi, erega ikibazo uyu mudamu ibyo yavugaga ni ukuri pe, uyu wambwiraga. Numva namubwira ntibyo uvuga ni ukuri. Niba nawe utekereza Yesu nk'uyu, ibyo uvuga ni ukuri. Ariko niba koko utekereza Yesu nk'uyu, ibyo uvuga si ukuri. Ese koko Yesu ni umunyamwaga? Ese koko Yesu iyo uvuze umuntu umunyamwaga ni umuntu utajya ushima. Umuntu umwaga turawuzi, umuntu yicara ku ntebe eshatu wakwegeraho akabura hakwirwa. Umuntu umunyamwaga ntakwirwa mu modoka irimo imyanya 5. Umuntu umunyamwaga niko nukuri. Umuntu ugira umwaga mamwicaye muri modoka irimo imyanya 5 akavanga uramuhari ifite iki ngo arajya hese. Cyose wicaye hose. Urumva? Umunyamwaga ntashima, umunyamwaga arinjira abona amakosa gusa mu nzu. Ariko si igikombe kuki mwagishiza. Nuko ni make sinagukorera kuko ntujye ushima. Kuko Yesu niko ameze. Ntajya ashima. Ntatwemera uko turi. Hajye ntiyihanganira igihombo cyacu. Iyo duhombye ntatwakira. Nagiye mbona abantu ngewe ndavuga ibyonze. Ubaze muri ko se ko nta ministeri ujyamo, kuki nta murimo ujyamo? Ngo reka nkubwize ukuri. Ngo ngiye kugira ngo mbikore nabi. Ngo nabyihorera. Ngo jya bintu byanyu ndabeshye se suko. Ngo ngiye kugira ngo nkorere Yesu ngo ryarambikore nabi. Ngo Imana inyikubitire ngo nabyihorera. Ni umunyamwaga. Amuziho nk'umunyamwaga. Ntiyihanganira bakosheje. Niyo ndabinginze Nshuti zanjye. Ibi akwego birafasha. Ubu Kristo wowe aho uburyo ukorera Imana naho ugeze uyikorera. Burya bifite imizi n'izingiro mu buryo uzimo Yesu. Nongira ngo bitangiye kumvikana. Umuzi ute? Nk'umunyamwaga. Umuzi ute? Nkusarura hatabibye. Reka ngo urugero. Umuntu akanga kujya gusenga. Ngo ngere mu masengesho ngo batanyijugunyira hanze. Finalma niba ari Yesu uvuga. Koko ibaza nawe iwe wateye intambwe. Uva mu bandi, uramusanga ujya ku musozi. Uje umwirukiye. None ntujyayo atanyijugunyira hanze. Ni umunyamwaga. Umuzi ute? Turi kujyana. Ibyo nubwo wowe utabanje kubitekereza ngo banze binyure muri conscience, muri subconscience, ahantu imizi iyobora kwizera kwawe. Yesu muzi ute? Ndibaza ko birimo biraza kameme, birimo birumvikana. Rero aho nutahagorora, aho nihatagororoka, ubuzima bwawe bwose nuko buzamera. Niyo uhuye n'ikibazo uzareba uko udiringa nacyo. Swati uriganyira cyangwa tukimana cyangwa ukayishima cyangwa ukayizera bishingiye kuko umuzi. Yego, hari umuntu uhura n'ikibazo nejo byambayeho, ariko kuko Imana ngiye ibintu ari byo yampitiyemo nabigiye mitandeba. Ubwo yari afite ikibazo kanaka kuki yemeye kwibinjyamo. Urumva ukurikije uko umuzi, urumva ari waguteye ibyo ngibyo. Ese koko niwe? Yego, ikibazo nyamukuru aho ruzingiye, imizi uvomamo kwizera kwawe. Yesu ninde kuri wowe? Umutekerezo ute? Ni umugabo w'umunyamwaga. Uzi kubona umuntu avuga ngo usarura aho utabibye, yarabibye ubugingo bwe, yaratanze amaraso ye. Twebwe tweze mu rupfu rwe, twakomotse mu maraso ye. Urumva azatureka? Yarivugiye ngo sinazivuvunura izo nafashe mu biga, data wazimpaye aruta byose. None ugahorana ugenda ubwoba ngo ariko nkubaje. Urumva Yesu hari abantu kuri we impamvu batamukorera, ni umugabo wicaye, kandi ni umugenzuzi, ajora gusa, yaba yarajoraga ntacyo bitwaye, afite n'ikibando.
ahurana umubati ibeshya se nkwereke hanyuma ukushira gahuragura ngewe nakuze bavuga ko Yesu anyuze abantu mu idirishya uretse ko narabona numwe sina numwe nabonye ari nge barabimbwiye ubwo bana nabukuranye azakunyuza mu idirishya rimwe nimwe tukavuga ibyaha tunibeshyera uzi impamvu dufite Yesu utari umukuru Yesu dufite muri twe suguko ibyo rero bizayobora ubuzima bwawe bwose dore rero aha niho dusitarira ku ijambo ry'Imana ntitumenye icyo rivuga Yesu yaravuze nkunde kuvuga iri jambo mu Yohana ubutumwa bwiza bwa 8:18 ubwo aravuga ngo nuko mwirinde uko mwumva kuko ufite azongererwa udafite azakwa n'ibyo yari afite yabisubiyemo hano aravuga ngo rega mwirinde kuko ufite azongererwa udafite azakwa n'icyo yari afite nitwe kubivana muri context yavuga giki ufite ishusho ya Yesu y'ukuri azongererwa imigisha upon imigisha kuva mu buntu ujya mu buntu utamufite muri iyo shusho nyayo azamera nk'igiti cyumye ubu Kristo buzaba umutwaro yego ubu Kristo erega abantu bahora mu by'ukuri ubarebeye kure wabita bakiranutse bahora biyica uko bambara uko bavuga kuko byose niwe arimo arabyikora kandi arabikora kuko atinya Yesu naramuka kuko yibeshya agatrebisha Yesu yamukuramo iyo kotsa urumva Paulo yaravuze ngo bavandimwe iyo ntakora umurimo w'Imana nabona ishyano ngo kuko iyo mbikora ndahatwa uvuga ati bya Paulo nawe ntabwo karagahatwa ati ndahatwa kuko urukundo rwa Kristo nirwo rumata urumva hari abandi bavuga ngo wibeshye ngewe ndabyibuka ndabaye president wa korali nanjye narabikoze ikibabaje nanjye narabikoze ibyo mvuga n'ukuri simbishyira ku bandi ariko kandi nabikoze kuko nabibonanya abandi nimureke n'uruhererekane yari nge barabindaze nanjye mbiraga abandi birashoboka ko bagikomeza kubikora batubwiraga ngo iyo tugiye muri repetition ngo marayika araza ngo akandika abantu bahageze ngo abakererewe bakorera ku busa uratekereza yaba ufite rezo yaba atari na rezo wakoreye ku busa namwe nimumbwiza ukuri ese ishusho ya Yesu dufite si y'umugabo w'umunyamwaga uyu mugabo si umunyamwaga utihanganira utanumva ibisobanuro uzi ko twara mu boss wacu ku kazi ubwira ngo umwana yarwaye ndamunyuza ku kazi we ati wakererewe ati gwino ririmba ariko ni zero uyu mumareka numbazo bamuvanye muri Bibiliya ntawo bamwe umuremano uzi uhagaze bati mwahageze repetition yari saa 8 wowe ni minota 5 zero ukaririmba ari zero twabivanye ibi twabivanye ntabwo ari wa Yesu wafashe wahembye waje sanga exactement merci beaucoup niho nari kuvuga we yavuze ubuntu atwereka ubuntu avuga ku bantu yabwiye ngo bajye mu murima we ngo abambere niwe yabwiye igihembo gusa abambere arababwira ati mujye mu murima wanjye ndabahemba denari imwe ngo saa 3 zigeze abwira abandi ati ko muri muhagaze mu iguriro muragarikijwe n'iki namwe nimujye mu murima ngo baragenda saa 7 aragaruka mwe ko ntacyo mwakumukora ntabaduhaye akazi bose namwe mujye mu murima wanjye ngo nabo barakora saa 9 aragaruka atariko se mwebwe ko muhagaza ntacyo mukora ntabaduhaye imirimo ati mu muri uzabibu rwanjye mujye guhinga saa 11 aragaruka saa 11 aragaruka mwebwe ko muhagaza aha nta kintu mukora atega ntabaduhaye akazi namwe mu murima wanjye ngo barahinga umva n'abahinzi isaha imwe n'uhereye saa 12 ngo bose baraza ngo we ahita abwira ugisonga cyati nujya guhemba rero uhere kubaje saa 11 ati kandi ubahereze denari imwe ngo kibahereze denari imwe ngo mu mutima wa wundi wahereye mu gitondo ahita avuga ati ngewe arampize kubye niba bahinze isaha imwe denari imwe ahita kwa 12 iti nyarenze amasaha 12 ubwo ni 12 ngo bigeze kuhembwe saa 1 nabo bahereze denari imwe ngo bararakara cyane ngo batangira gutuka shebu ati umuntu mubi muvandimwe turafiki ntitwasezeranye ko ari denari imwe ati siyo nguhaye se ati none se bari yabaje kare kuba nabo umwanya ko bahe imwe ati none ubabajwe nuko ngize ubuntu ubu nibwo bukubabaje ubabajwe nuko ngize ubuntu ngashima guhemburiya nkuko nguhemba ikindi si ibyanjye ntanga kuba nagaba ibyanjye uko nshaka we birakubabariza iki yego dutekereza Yesu dute ko nabaje saa 11 atabura kubakira ikindi nkunda uko Bibiliya ivuga ajya guhamagara yahamagaye abadashoboye arabizi neza ab'intore bahamagawe si benshi niko Paulo yavuze muzirikane guhamagarwa kwanyu yuko ab'imfura nabicyubahiro bahamagawe si benshi
yego ubwe yishimiye mu mwuka aravuga ngo ndagushimira data kuko ibi wabihishije abakomeye ukabisobanura bameze nk'impinja abaswa abatagize icyo bazi niko bishimye none twebwe tumuvuga dute tumuzi dute hari inkuru nigeze kumva kera y'intare ngo intare yigeze kuba ari ingome nimba ivuga nabi murambabarira ngo ariko igezeho iravuga ati ariko se abantu baranyanga bazi ko mpora ndya abantu reka noneho mbababarire ne gukomeza kuryanya abantu ngihura n'umuntu iramuherekeza ngo ati rero kuva uyu munsi ndaguherekeje kabisa ngewe nta kibazo ubwo yizeraga ko agiye kuvuga yuko intare yagize gute yahindutse ngo kigera mu nzu abantu bavuga ati se wigeze uhura na ya ntare ati twarahuye ati byagenze gute ati ni ingoma irakapfa ati ntare iraryana yindi yamuherekeje iraryana irakapfa nta kwisa nimbi cyane ngo ya ntare ngo yatembe buri nimugoroba yazaga ngo muri rwa rugo kumviriza uko wa mugabo yiganira ngo hanyuma yumva yiganira avuga ko ari ingome yica abantu ngo iragenda ibabaye cyane ngo barongera barahura bahongeye guhura iramubwira ngo uyu munsi hari ikintu uri bunkorera nkomeretsa urankomeretsa umuntu atoya uri inshuti yanjye urabizi nagukomeretsa gute se urankomeretsa cyangwa nkurye ngo arayikomeretsa ngo maze kwikomeretsa iragenda ngo igenda icumbagira imara igihe irwaye ngo hanyuma irakira imaze gukira ngo iragaruka ibwira wa mugabo ngo igikomere wanteye ku mubiri cyarakize ngo ariko icyo wanteye ku mutima n'ineza nakugiriye cyo kiracyari kibisi imana itaratanga Yesu nuko yari imana kuko ihutiraho imana ihaniraho imana y'uburakari imana hari umugabo witwa Agakiza na Zimuri ngo basambaniye imbere y'ihema ry'ibonaniro ngo uburakari bw'Uwiteka buraza ntibwahera kuraba ngo buhera ku iherezo ryaho ingando yari iri umva iherezo aho ingando irangirira ngo imana irakara ngo yicisha abantu mugiga turamiri bahita bapfa kandi ngo yari taragera ku nyir'icyaha ngo hanyuma witwa Finehasi ngo acubye uburakari bw'Uwiteka afata icumu ngo ari bahinguranya bombi ngo uburakari bw'Uwiteka burahagarara nguko uko yarejesaga urumva reaction hanyuma ubwayo yibwira muri Kristo Yesu kuza kuducungura no kudukiza no kutubabarira no kuvuga ngo abanyabyaha mwese ni muzi abatari bakwiye kunyegera ni muzi ariko ikibabaje twebwe iyo tugiye kumuvuga tumuvuga nk'ahari imana y'ingoma n'ubu turacyavuga ko ari imana irimbura imana yakunyuza bavandimwe iyi shusho ya Yesu ufite ni nyabaki Yesu ufite muri wowe ninde ese ute ugendana uvoma mu buri kimwe no wowe hari abandi bafite Yesu namuvuga ibihumbi nkamuvuga mu mibanire yacu no mitekerereze nuko twabaye nkamuvuga mu mikorere yacu nkamuvuga mu mitekerereze yacu icyo bita ministry n'ubyo tubana ubwacu waruzi ko hari umuntu utakugirira neza yibwira ko akorera Yesu ibyo nabyo ndabihamya hari umuntu ukora ikibi nyamara azi ko arimo arakorera Yesu ndavuga umugani ukurikiraho uwo nguwo ukurikiraho urebe umugani ukurikiraho gucirwaho iteka reka nguvuge mu magambo make Yesu aravuze ngo nuko ku munsi w'imperuka ngo azaza arobanura abantu ngo nk'uko umuntu arobanura intama mu ihene ngo bamwe iburyo bwe abandi ibumoso bwe umva rero ngo azabwira abari iburyo bwe ngo nimuze mwinjire mu munezero wa data kuko nari ndwaye muransura nari nshonje murangaburira nari nambaye ubusa muranyambika nari mu nzu y'imbohe muransura ngo bazambwira ati data twebwe twabikoze ryari ni ryari wari urwaye tukakwambika ngo babwire ngo ubwo mwabikore imwe muri ubu ninjye mwabikoreye ari ibumoso ati namwe mujye mu muriro w'iteka mwebwe mwuka mwebwe nari ndwaye ntimwangaburira shonje ndwaye ntimwasura shonje ntimwangaburira nambaye ubusa ntimwanyambika ndi mu nzu y'imbohe ntimwasura ngo batangara ati nawe ujye uca urubanza rubera nawe wowe wese warwara wowe se ujye usonza wowe ntabwo mu by'ukuri aba bantu bigeze bareka kugirira bari bafite umutima wo gukorera Yesu ahubwo bibeshye kuri Yesu bakorera uwari we birumvikana noneho ntabwo abantu bazi ko bagize nabi no ahubwo ishusho bari bafite yo gukorera Yesu siyo njya mwumva abantu bavuga ngo jya ubiba mu butaka bwera uzi icyo bavuga tanga bizagaruka nigeze numva umuntu avuga ngo umukene ntazajya mu ijuru gute umuntu akena umuntu ukennye ntakijijwe mbega ubu udakijijwe neza kandi uwo muntu nawe afite ishusho ya Yesu hari ishusho afite mu gihe Yesu ahubwo yishushanya n'umukene turi kujyana Yesu yishushanya nk'urwaye
yigize mu mwanya w'iki wambaye ubusa. Ariko hari undi uri gutubwira ngo ya Yesu ntabaho ngaho. Urumva rero ndagira ngo wibaze ngo ese ishusho ufite ya Yesu ni iyi. Haleluya. Reka tugaruke. Ndagira ngo noneho turebe muri rusange, turaza kugaruka hepfo gatoya kubera ko ikibazo noneho tugarutseho umuntu wese yibaza biragenda bisobanuka bigira ishusho. Uraza kuza kwibaza ngo Yesu muzine. Noneho ukore ya introspection twavugaga, wisuzume irebe. Uraza gusanga uko ubayeho, uko ukora, uko ufata ibintu, uko ufata abantu, ufata abantu, uko ugenza ibintu, uko ureyajisa, usubiza ibyo ukora, uko usangira n'abandi, uko ufasha abandi, uko ujera ibyo ufite, byose bishingiye ku gicumbi cy'uburyo uzi Yesu. Hari ikibazo ndakigarukaho nyuma y'iki. Turaza kureba, ndatekereza ko hari ikintu ariko sa byanze bikunze umuntu wese yaba yaragonze. Nuko nibwira ko iyo biza gukunda tukagira amakuru menshi kuwo dukorera kuruta bakatwigisha kumumenya kuruta kumukorera, dushobora kuba twari kugira amahirwe menshi arutaye. Kuko byanze bikunze uwagira amakuru menshi mazima meza ashobora gukora byinshi biri turi gukora cyane atazi. Mu yandi magambo, byanze bikunze reka mfate urugero ruto. Uyu twicaranye aha yitwa Pst Senga. Turaziranye byanze bikunze, dufitanye telefone turavugana, hari amakuru muziho, hari uburyo tubanye, hari n'ibindi. Uko byagenda kose imibanire yanjye nawe ishingiye kuko muzi nawanze. Kandi shobora gushishikazwa cyane nuko umubano wacu ukungana, ushobora kwitanga kwe kuri njye no kwitanga kwanjye kuri we ushobora gushingira ku makuru amfiteho n'uburyo tuziranye. Mu yandi magambo turaza gusanga uwakubaka umubano ukaba munini ashobora gukora ibiruta ibyo yakoze mu gihe runaka. Turaza kureba byanze bikunze ko turi kuza gusanga ikibazo kiri kuba winjira bakubwiye ngo iki, uhatinze bakubwiye gute, bamukubwiye bate, wamusobanukiwe ute, wamumenye ute. Burya bya bintu byose ukora bifitanye isano n'amakuru ufite. Reka noneho turebe, reka manze mbaze iki cyo ndakigarukaho. Nagira ngo byanze bikunze tuze kuhagaruka. Ni izihe ngaruka ziri mu kugira amakuru mabi? Ya mbere ni nk'imwe Paulo yavuze, twatekerezaga Yesu nabi, twari tumuzi, imitekerereze yacu tumufiteho siyo. Ubwe yarivugiye yandikira Abafilipi ibice 3. Arimo avuga ati mwirinde zambwa. Niko atangira avuga sinjutukanye. Oya, niko yabivugaga. Atabonga wigisha ingisho kuko bigisha gukiba kubi. Aterega ibyo birata nanjye nakabyirasa. Ati ngewe nari umuheburayo w'Abaheburayo. Nakebye ku munsi wa 7 wa 8 mvuka mu muryango wa Benyamini. Kubya amategeko nari inyangamugayo. Kubyishyaka nari umufarisayo. Atariko tuyehera umurongo wa 7 no twikundira. Atariko ibyo byarinda mu yanjye naje kubitekereza ko ari igihombo, ndetse mbitekereza ko ari amazira ntoki kubwo kunguka ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya, yego kumenya Yesu Kristo. Urumva agakomeza avuga ngo ndamaranira kugira ngo ngewe mumenye ngeze no kumuzuko w'abapfuye, mumenye ngeze aho ngaho mfane nawe, ndashaka kumumenya. Ingorane rero twe dufite ni ukutamumenya. Paulo yabigize icyifuzo ku buryo yaba Abakolosayi ndetse n'Abefeso, izo zandiko zenda gusa. Abefeso bo yarababwiye ati dore bavandimwe abashimira ko bizeye niki, aravuga ati rero maze kumenya uburyo mwizera Kristo Yesu, dore ndasaba Imana yo mu ijuru ngo ibasukeho umwuka wo guhishurirwa bitume muyimenya. Arabizi neza ko kumenya neza Yesu, kumenya neza Imana niho ruzingiye, niho tuvoma imizi yo kuyikorera neza, niho tuvoma imizi yo kugendana n'uwo Kristo butananiza ahubwo buruhura ukumuzi umuzi uterero. Yego Abakolosayi ibice 2:3 yaravuze ngo rega muri Kristo Yesu niho ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya byahishwe. Rero Imana kandi ntabwo ari ibintu toragura, bisaba kubihishurirwa. Niba ikintu cyahishwe ndetse kugihishurirwa ukakimenya aho gihishwe, ntabwo wabimenyeshwa na kamere yawe. Rero nakora iki? Wakuyoba nk'uko Paulo yabigenje. Hari ubwo turwana ishyaka tukarwanya Imana tutabizi. Nibyo yavugaga abwira abene wabo b'Abisiraheli. Aravuga ati bene wacu b'Abisiraheli bantera agahinda, ati kugeza ubwo ngiye nifuriza no kuvuma, ati yaba natandukanaga na Kristo. Uyibaza ku gahinda ariko ngo ibyo niba ari byo byatuma bamumenya byanezeza.
nkakunda ukuntu avuga ati ndabahamya bafite ishyaka atari ko niriva mu bwenge kuko barwana intambara bashaka gukiranuka atari ko bahiniye gukiranuka kw'Imana. Yego dufite abo bantu mu by'ukuri bahora mu masengesho, bahora mu bihanamanga, bahora biyiriza ubusa bashaka Imana, ariko bahushije icy'ingenzi kumenya Yesu. Kubw'ibyo bagahora n'intambara no kurwana n'ishyaka n'umujinya n'icyo bita ifuhe bo ryitwa iry'umwuka, nyamara rishingiye mu kutamenya Yesu. Ese wowe Yesu ninde? Kuri nge nakakubwiye ngo icara wibaze bisubizo, sa nk'umuhishusho, sa nk'umushushanya, wibaze ngo Yesu ninde. Abantu bajye bakora akazi kiperereza cyane cyane, ngira ngo ushobora kubaza ngo nabuze umuntu ati yasagate, yari muremure ati agashushanya, yari afite imisatsi imeze ite iryamye idefirije agashushanya, amaso ye ni amaso manini, bakakwereka amaso ukagereranya ati nayanganya agashushanya, ati amenyo ye ameze gutya. Urumva wowe umubwira wakarema ishusho. Normal iri jambo dusoma iyo turyumva rirema ishusho ya Yesu. Yesu ninde kuri wowe? Ninde kuri wowe? Aho si umugabo w'umunyamwaga. Impamvu reka nkubwire, niba mubara ko azagukubita akakwica asarura hatabibye, kuko niba yaramenye amaraso ngo woweho ntabwo byapfa kubikora. Akunda be abitaho, ahubwo yaravuze ngo abahana n'ibihano, ibyo bikaba ikimenyetso cy'uko bakunda ntabareka. Yarivugiye ngo impamvu twebwe duhanu ngo nukugira ngo tutazahanwa n'ubwo abisi bazaba bahanwa. Ibaze nawe ubwo imperuka izabiba abe bazabararangije. Yesu ninde kuri wowe? Yego aho ni hadatungana, tuzarwana ishyaka ry'ubusa, tuzaruhira ubusa, umuntu aba yatangiye kuyoba. Ni handa azavuga ati narinzi ko ngewe none sibyo. Hari aho zambwira kare, nge mpura nabyo kenshi pe, umuntu akakubwira uko yizera, akakubwira ukibaza ati Yesu ari kuvuga niwe. Ngewe ntabwo nta amafaranga yanjye abakene, ahubwo nyatanga nyahereza abashumba, nyahereza abapasiteri, si ngewe ndiwe by'amahirwe, kandi simvuze ko abashumba badakwiye guhabwa. Oya cyangwa nabyo no kutabaha no kutamenya mugani wawe, ariko nanone iyo mitekerezo ufite siyo. Ni gute umuntu aba umuntu w'Imana agakena, umukozi w'Imana gutakena? Urumva hari imitekerereze dufite dukwiye kwa justinga twebwe. Paulo yaravuze ngo mu mugayo no mwishimwe, mu cyubahiro no mu mugayo, mu guhaga no mu gusonza, byose kuri nge nize kunyurwa. Kristo ari ahagaze muri byose. Yego ngiyewe naranyahaze kandi nize gusonza, nabonye bisaguka nanakennye iby'ingenzi. Kristo Yesu aracyari aho ngaho, arahari mu bakennye, arahari mu bakize, kuko si uwo arenze uwo. We warenze uwo, ntabwo ari muri ibyo by'amafaranga ibyo nibyo tubona by'isi. Yego uzarebe twamugize uhora ajyana abantu muri Amerika, kandi muri Amerika no baramukennye. Ikibabaje, urumva baramukeneye, ahora ajyana abantu hanze, kandi aho hanze tubajyana niho batamufite nyabona. No, Yesu ari muri Amerika, ari mu Rwanda, ari mu bukire, ari no mu bukene, kuko atura mu mutima, aduhereza iby'isi taduha. Nicyo ndi kwiga mu by'ukuri. Yesu ninde kuri wowe? Gerageza umuremere ishusho, gerageza use n'umushushanya, wibaze ngo ateye ate, harya yakoze iki, harya n'iki cyamuzanye, yazanywe n'iki. Nkunda kubaza ibyo, Yesu yazanywe n'iki? Hari abo twaganiraga ejo tuvuga ku butumwa bwiza, barakaye barwana ishyaka tereka ibarwanya ubuntu nyine, ati nawe uri mu buntu, tumaze base wowe mu mategeko, base ngewe ndi mu buntu, wowe uri hehe wo mu mategeko? Atoya twe tuvuga kwihana. Nkuye ko nihana se, ubona afite ishyaka ryo kwanga ibyo. Umva nambwira ariko ngize ukuri, ni iki kizakujyana we mu ijuru? Ati ngewe Yesu naza agasanga namaze kwihana, nzajyayo. Naza agasanga namaze kwihana, ati niyo mpamvu nijoro mbere yo kuryama nihana. None se naza utarihana, ati ubwo nyine nuko finalima nakamari, nzapfa cyangwa nzakira. Nicyo bivuze? Ndabeshya se? Nitombora kwa. Naza agasanga meze ndangije kwihana, nitayenda. Naza agasanga nyine intege nke ziri, yo nitege nke ndabaye ndapfuye. Yesu ninde kuri wowe? Ndacyagaruka hahandi. Ninde kuri wowe? Yakoze iki kuri wowe? Ninde? Ukumuzi ni ishingiro rya buri kimwe. Ukumuzi by'influence ubuzima bwawe bwose. Bw'influence couple, bw'influence kubabarira, bw'influence gufasha, ubundi ministry Yesu yigishaga umurimo mu buryo bubiri hano. Uwa mbere ni ministry mu buryo spirituel,
guhanura, gusenga, kubwiriza, ya mirimo twitiye mu rusengero. Nanone n'undi murimo wo dukorera mu bantu, yego, gusura abandi, gufasha abandi. Nigira ngo iyo mirimo niba byumvikanye mu buryo bubiri. Hari umurimo wo mu buryo nagwita umurimo wo mu buryo bw'umwuka, cyangwa imirimo yo mu rusengero, imirimo y'umuhano z'umwuka, hakaba n'imirimo yo gukorera abandi, yego. Byose Yesu yerekana ko abantu uburyo babaho babishingira ku gufata nabi uburyo bamwumva. Turagaruka turagana no ku musozo ntacyo, ariko icyo nendaga kuvuga, umuntu wumva nonaha, kuko akenshi hari igihe umuntu yumva message nk'iyi akumva ihurizo, akumva bimubereye ihurizo, akibaza ngo gusa tugira imbogamizi ikomeye cyane, akenshi ntituba twiteguye gusubira mu bintu, twanga kwireba. Hari igihe wumva wabwira umuntu cyangwa nakwibwira ariko nkwiye gusubira mu byo nizera, nkongera nkibaza ngo mfite ayahe makuru kuri uyu muntu nkurikiye, kubera ko byanze bikunze nicyo twavugaga. Ntanga urugero kare nendaga kuvuga ko imibanire yanjye nawe uko nkuzi, amakuru ngufiteho agira ingaruka mu buryo tubana, agira ingaruka mu byo ngukorera, agira ingaruka mu buryo ngufata, agira ingaruka mu buryo nakwitangira. Donc iyo uko kukumenya bifite ikintu bivuze, bifite icyo bisobanuye. Niyo mpamvu nibwira ko iyo bishoboka kumenya kukaba kwinshi, Innocent, gukora byakoroha. Innocent, hari umuvandimwe twabanye kera tukiri abana twese. Nimvuga umuvandimwe n'inshuti, umuntu twatwara abana twese. Ngewe icyo gihe najyaga muri secondaire, we arimo arangiza secondaire, yiga nko mu wa 5, njya nko mu wa 2 we ajya muri kaminuza. Urumva yagize amahirwe, ageze aho ngaho aba umukonari babantu ntibadashobotse. Nyuma za kumva ndikamubyita ibya Yesu cyangwa iby'ubutumwa bwiza, arahinduka. Tuza guhura rero, nyuma nanjye narakuze, nawe yararangije, tuganira ku by'ubutumwa bwiza. Twembi twarizeraga ariko tutizera bimwe. Uri kunyumva neza? Twembi turaba Kristo, tuvuga Yesu, ariko ibyo twavugaga byari bihabanye, hafi kurwana. Yandi bakabona narayo bigiye byo kuyoborwa. Nanjye namureba nkumva namubwira ni muvandi, uwakire Yesu gute kwera? Ninde koko Yesu wabwirijwe n'inyabaki? Bimwe Paul yavuze ngo ni Yesu, mweretswe Kristo Yesu nk'ubambwe. Rigabagara teno ko batangiye kugwa. Ati harya Yesu nkunda uko babivuga mu ijambo ry'Imana. Kuri mwebwe Yesu ni ikivume, nuko mumufata ni ikivume, nuko mweretswe Yesu. Aravuga ati niyo mpamvu nongera kubaramukwa, mu yandi magambo ndongera mbasubiremo inyigisho, mbabyare noneho mushyitsi, kuko Yesu mwafashe su uwo mwafashe sinzi wariwe. Umva rero, umva ko twaganiraga, wakambwira ati no ibyo avuga kandi nibyanditswe, ati tugomba kuvuga, tukavuga ibihano no kurimbuka n'uburyo Imana yacu igira umujinya. Imana abatayizi no bayikinisha. Ampa rero urugero, tuzasome mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice 28, imivumo ngira ngo yarayibaze muri 52, niko yambwiye icyo gihe, ngo ariko imigisha ni 28, ngo Imana yavuze imivumo cyane kuruta imigisha, ati ntukayikinisha we. Ibyo yavuze ni ukuri, ushingiye ku isezerano rya kera. Iyo Mana ni nuko iteye. Hanyuma se yimbwire muri Kristo Yesu, muri Kristo Yesu Bibiri tugira ngo yaduhaye imigisha yo mu buryo bw'umwuka itabarika, udashobora kuvuga. Iyo migisha irengeje urugero, imigisha yo kuba umwana w'Imana, imigisha iri supernaturel. None yatanze Yesu kuki? Nicyo nkunda kuvuga, dufite abantu bigisha ijambo ry'Imana batazi ubutumwa bwiza, nabigisha beza cyane b'ijambo ry'Imana, ariko ku bijyanye n'ubutumwa bwiza nta makuru bafite. Kandi Yesu ntiyadutumye kujya kubwiriza ijambo ry'Imana, yadutumye kuvuga ubutumwa bwiza. Yego, hari wavuze akantu ndakunda, n'umupasiteri Nshuti yanjye aba muri Amerika, yaravuze ngo mbivuze ngo nta plagiarism, ntakora plagiarism. Yaravuze ngo ntabwo twatumye kwigisha Bibiliya yose, ahubwo twatumye kwigisha Yesu muri Bibiliya yose cyane. Yego, Yesu arahari mu itangiriro, arahari mu byahishuwe, arahari mu kuva, arahari mu migani. Yesu arahari. Rero hari ubwo twibwira ngo umurimo wacu uwo ni w'abasikora, iyo yahindutse science, ni theology. Niba ugiye kutwigisha Bibiliya yabaye theology, ariko niba koko icyo twatumwe ari ukugisha ubutumwa bwiza, na Yesu arahari mu itangiriro, arahari mu byahishuwe. Niba utubumbuye akanwa kuvuga, twagombye kuvuga we gusa. Niba utamuzi ceceka. Rero dufite abantu b'intyoza pe, bazi kuvuga kandi basobanura neza ibintu by'ijambo rye, babivuga ukaryoherwa, ariko niba bibuze Yesu, wibuke cya kindi natwe twamutekerezaga kutariko. Niyo mpamvu twayobye inzira. Rero ndasaba Imana ngo yongere kandi duhishurire Yesu.
yongere igire gute duhishurire duhishurire Yesu. Ndibuka mu Kristo ahura na mwizerwa kuko ni wamubwirije ubutumwa byiringiro kuko ngo byiringiro yavuye mu ivu rya mwizerwa mwasomye agatabo k'umugenzi ngo mwizerwa yabwiraga mu Kristo mwizerwa yabwiraga byiringiro ngo ibya Yesu hanyuze ngo undi ntabyumve neza ntibigereyo kandi atari koko uyu mbwira zambabarira ibyo mbwira byambaho koko ngo bikanga akanga kubyakira noneho ngo mwizerwa aramubwira ngo yamusuraga kuri gereza aramubwira ngo reka ngo noneho hindura isengesho gusengera isengesho gusa ngo ujye ubwira Imana ngo ndakwinginze mpishurira Yesu ndakwinginze mpishurira Yesu noneho Kristo abaza byiringiro ati sora muhishuri bati byarangoye tayabuze gato ngo mbivemo atari ko naje kumuhishurirwa wamuhishuri gutese ati namenye ko ngi amaraso niyo nayagira menshi akangana n'ayinyanja ati ntari kubasha kuyamena ngo ambere incungu namenye kwaye gusa ari yonyine yambere incungu ati urukundo rwe nararwumvise ngo amarira bugubugu uwo mugabo tubabwira rukundo mbabazi ngo nanjye kandi menya ko niyo nagira menshi nayamena kubwi kubwo kumwitura ati aramuvuga mu Kristo ati wahishuriwe Yesu koko wahishuriwe Yesu koko bavandimwe ngo uyu murimo ngiki cyifuzo Imana iduhishurire Yesu umumenye mu buryo nyabwo harya Yesu kuri wowe ninde bivuze muri make umugabo w'umunyamwaga naguhingira igihumbi yuko ari umunyamwaga Yesu uyu uzi ukuntu ari umunyamwaga twamugize na business no gutanga dutanga mu mibare urumva iyo tuvuze ko azagukubira turatanga uzi impamvu sarura hatabibye sarura hatabibye ni ndabeshya se ni eshanje iyo tubwiye umuntu ngo tanga ibi ngibi azagukubira turi mu mibare koko niwe Yesu uwo ni wewe wibuke ko ajya kugushima cyangwa kukugaya ni tarantuye uheraho niwe yaguhaye wahomba cyangwa ukunguka niwe ubuzima niwe byose niwe utekereza Yesu te ndagira ngo tuze kureba tugana ku musozo hanyuma dufatanye gusubiza iki kibazo wowe wisubize nanjye nsubize hanyuma tuze gufatanya gusenga Yesu ninde mu buzima bwawe tujya dusoma amagambo afite ayabanziriza nakurikira ngira ngo ni muri Daniel 11:32 havuga ngo abantu bazi Imana yabo mwibaze hari abantu bayikorera hari abantu bayivuga hari n'abantu ariko abantu bayizi bafite abantu bazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari reka nkubwire ikintu gikomeye Yesu yagukorera akabaguhaye impano iremereye kurusha izindi nuko kwihishurira ukamumenya by'ukuri naho ubundi yaba byakundaga ngewe ashize iminsi mike ni na mbere yuko tuvuga kuri ibi cyangwa se tubijyaho rimwe umuntu yarambajije bijyanye na message nk'iyi ngiye yarambaza ngo ubona ikibazo gikomeye mu myizerere yacu muri rusange cyabikiye ndamubwira ngo nuko utamenya agashaka ko nsobanura byinshi nzi ko twigeze kuvuga kuri iyo nyigisho turi kuvuga ngo kwizera no kumenya hari n'ibindi twavuze ariko ushobora kuvuga ko wizera ngo wigire injiji yo kutamenya kuko ntushobora kwizera ibyo utazi biragusaba kumenya hanyuma rero abantu kenshi nabisubiramo baduhatiye gukorera Imana ariko ntibaduhatiye kuyimenya bituma duhinduka abanyamirimo buwo tutazi turayirundanya kandi tuyikora nk'abakorera umunyamwaga bien sûr dufite amakuru atariyo dukorera umunyamwaga birumvikana tunabikora nabi turavunika noneho tugahora n'iteka stress yo kumukorera icyaduha tukamuhishurirwa twakora ibiruta ibyo batubwiye kandi twabikora turuhutse mu mitima niyo mpamvu Satani ari umunyabinyoma Yesu ajya kuvuga izina ryewe yaravuze ngo ni umunyabinyoma navuga ibinyoma arabavuga ibye ubwe kuko uhereye imbere na mbere ni umunyabinyoma akavuga ngo kandi ibinyoma ni ubwicanyi burya ikinyoma nuki ko yavuze ngo ari ikinyoma cye kirica urumva umuntu atakaza ubuzima kandi aribwo yaraje gushaka icyama Imana ikaduhishurira Yesu ukamumenya nkuko Paul yavuze ngo ndashaka kumumenya kamenya uburebure bw'ikijyepfo n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'ikijyaruguru bw'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu kumumenya ibyo rero ntibiva mu bushakashatsi ntibiva mu gusoma Bibiliya biva mu buntu bw'Imana nongere mbikwibutse gusa hari wavuze ikintu kimwe ngo ushobora gusoma Bibiliya ntumenye ngo ariko ntuzigere ushinja Imana ko ntacyo wamenye Bibiliya yawe ikibumbye Bibiliya yawe ikibumbye ntukavuge ngo Imana ntiyavuganye nanjye ntukavuge ngo ntacyo namenye ikibumbye ibumbure yenda uyishinje ko itakuganirije nukuri nugira inzara n'inyota
yo kumenya Yesu yo kumuhishurirwa uzamubona. Nongere ibintu bibiri, hari uburyo bubiri bwo kumenya cyangwa bwo guhishurirwa. Hari ukumenya ko mu bwenge bwo kwakira information, hari no kumenya ko ku experiencing. Yego, experiencing something nabyo nukumenya, niko babyita. Iyo umuntu yamenye ikintu kibayemo bitandukanye no kukimenya. Reka nkwereke, twembi dufite amakuru abiri, twembi turimo abantu babiri. Hari abantu bazi genocide mu buryo bayumvise, bahabaye information, bahawe ubuhamya. Hari n'abantu bazi genocide kuko bayibayemo. Biratandukanye. Nta nubwo ishobora kubagiraho ingaruka mu buryo bumwe, kandi twese turayizi. Amakuru tuyifiteho namwe, ariko uburyo tuyizimo buratandukanye. Icyampa Imana ndayisaba, mfite iyo nzara, ni icyifuzo cyanjye ngo mpishurirwe Yesu byo kumwe experiencing. Niyo mpamvu yavuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Ntabwo rega twatumwe kuvuga amakuru. Ngiye numva ngo reka nakatu, hari abantu bavuga gutyo ngo reka nakaza tubwira amakuru. Ndabyanga gusa, ndabyanga gusa, ndabyanga. Nibyo koko niyo ntambwe ya mbere ni information, ariko hari ntambwe irenze izindi, nukumenya ko kubaho, nukumenya ko experiencing. Imana iduha ubwo buntu mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusenga. Iyo umuntu wese basaba abantu umuntu bazaha akazi, hari abantu baba barize ibintu barabimenya, ariko buri gihe basaba experience. N'abantu babyize ariko bakanabikoraho, n'abantu babyize bakanabikoraho. Ngira ngo dukwiye gusenga kugira ngo Imana idufashe. Hari ibintu bitatu, niyo turi hano kuri channel turi kuvuga ubutumwa gutya, uri muri media urabizi habamo ibintu bitatu. Haramo kwinforma, kweduka no kwenterdaining. Ni ibintu bitatu, no kumenyesha, no kwigisha, no gushimisha. Muri ibyo byose ndamutse uyu mwanya wose tumaze twarimo tukwinforma gusa ngo umenye, ngo ugire information, no kwinforma kubera transformation. No kwinforma ngo uhindurwe n'ibyo wumvise. Nicyo gishobora kugufasha kurushaho. Reka dusenge, hanyuma dusabe nanone uyu muntu uri kumwe natwe mu gihe musenga. Twongere dufatanye na Paulo muri rya sengesha asengera abantu, akavuga ngo Imana ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Ndatekereza ko kumenya Yesu bishobora kuduha umwifato mushya, bishobora kuduha imibereho mishya. Hanyuma kwa kuntu ubayeho, kwa kuntu usubiza iyo bakubajije, kwa kuntu ubaho, wambara, ugenda, ukora ibintu byose, ibyemezo ufata na twa tudetaye twose utajya utekerezaho rimwe na rimwe, dufitanye isano nubwo utabizi n'aya makuru ufite. Ikindi nagira ngo umenyeshe ko iyo bavuga ngo umurika hatabona aho umwijima uri, undondora umenye, ntabwo nshobora kubona uko nabisobanura, ariko ndashimira Imana yuko ari ahantu yamuritse mu mutima wanjye muri no minsi cyane mu buryo mfata Yesu, nkabyumva neza nkuko abivugaga nkinjira amakuru nahawe, kabona yangiza imbata ahantu kure ntabizi, kabona ndacyaringa a consequence yuko namufasha, nkumva ndi kubwira Imana ngo senya menagura ya marembo, ongere koko ongeze kuwuriwe nkurushaho kukumenya. Nkuko abivuze dutinya kwirebamo, dutinya kwemera ko twatsinzwe, dutinya kurekura no kuvuga ngo burya bwose sena narayobye ntago ari byo. Nusanga Yesu uzi atari we, umubwire ngo nyihishurira. Nusanga uko umufata atariko, ntabwo wabyimenyesha wowe, n'ubuntu bwe bwabituma ubimenya. Hari icyo yakora, kandi nta numwe umuzi neza nkuko ari. Niyo mpamvu ubwo muntu twese tubuze, nta numwe. Niyo mpamvu Paulo avuze ngo dukurira muri we, tugashorera imizi muri we, tukagenda dukura ngo tugere ku gihagararo cye. Rero ntawe uragera ku gihagararo cya Kristo. Ndagusaba nawe utera intambwe, turamumenya bigeze. Paulo avuze ngo menye n'umuzuko w'abapfuye, ngirane nawe mu kuzuka. Ese warahageze nshuti yanjye? Nawe ndagusaba ngo urusheho gutera intambwe, arusheho kukwihishurira, amurika hatabona. Yavuze ibintu bine, aravuga ngo bahishurire, amumenye ubwiza bw'ibyo mwiringizwa nibahamagara, mumenye ubwiza bw'umurage azaragabera, mumenye n'imbaraga zikorera muri mwebwe izo yakoreye muri Yesu ubwo yabazuraga mu bapfuye. Mumenye Imana iduhe kumumenya. Ndasaba Imana ngo iduhe kumenya Yesu, imuduhishurire cyane, iduhe ku experiencing Yesu, iduhe kumva amahoro ye, iduhe kumva ubuntu bwe, bye kuba amagambo, twe kurwana intambara y'amagambo, uduhe kumenya ubuntu bwawe. Koko umurika hatabona, koko udukoreho, koko tukumve, ubumbura umunwa tuvuge ngo twumvise imvugo ye, twumvise gukora kwe, wowe ubwawe umuhamya.
ntacyo bazagutwara. Yesu ntacyo azagutwara. Wigenda ubeshya, wivuga amakuru udahagazeho. Urabona hari igihe umuntu avuga amakuru akavuga amakuru adahagazeho. Ayahe ukavuga Yesu ugira neza ariko ubizi neza ko iyo neza utayizi. Humura ntacyo azagutwara. Tinda mu kuvuga ngo reka mbone neza yawe Mwami, nyihishurira muri ubu buryo, ubwo buntu bwawe, urwo rukundo rurenze uko twarumenya. Mu by'ukuri ibwiza ukuri nta nubwo rungana n'uko umuzi. Uvuga ngo rurenze ko twarumenya ariko ugasanga nta nubwo mu by'ukuri uhuye n'ubwenge bwawe. Mu bwiza ukuri ati ne kukubeshya ngewe sinduzi birenze uko narumenya. Runyigishe Yesu kwiga kuba umunyakuri, ntumubeshye, azakugirira neza. Mana twihishurire, reka dusenge. Mwami Yesu, warapfuye, waje mu isi, turakureba. Wabajije abigishwa bawe ngo mbega munyitande. Warubizi neza ko ikibazo nyamukuru ari iki. Satani ahora arwana intambara buri munsi ngo tutakumenya cyangwa se ngo tukwizere ibinyoma, tukwizere uko utari. Araza akaduteza ibyaha, yarangiza akava mu mwanya yararimo, akaba ari wowe ahagarika, akajya avuga ngo dore Yesu arabarakariye. Kandi mu by'ukuri we ari buryo bw'Imana kugira ngo atweze, atuvugire, adutsindishirize. Ibyo ni kimwe muri byinshi. Ndasenze Mwami kugira ngo ubwo buntu bwawe bwinshi ubudusukikeho, ubuducuncumurireho cyane. Uduhe kumenya Yesu, uduhishurire Yesu, uduhishurire Yesu, uduhishurire Yesu. Uduhe kumumenya mu bwiza, uduhe kumumenya mu mbaraga, uduhe kumumenya mu rukundo, uduhe kumumenya we fura mu bazutse, uduhe kumumenya niwe shusho yawe itagaragara. Paulo yagerageje kumuvuga, aravuga ngo niwe shusho yawe itaboneka. Bigiye kugarukira mu magambo, ni imbaraga irimbura ibyaha bikorera muri twebwe. Uduhe kunesha Mana, udukureho ibyaha byatwizingiyeho, ibyatugize imbata, ibyo abantu batadukiza, ibyo amasengesho yacu atadukiza. Wewe wenyine wakiza. Urambura ukuboko kwawe, utwihishurire, uduhe kukumenya Yesu. Nikubise imbere yawe ngwino tugenderere, reka ubwenge bwacu bumurikire. Vana ibinyoma twari dufite, kubite hasi ibinyoma by'idini, ibinyoma by'umubi, ibinyoma bya Satani, bituma tukumenya uko utari. Uru rukundo, uri imbabazi, uri ubuntu, uri umukiza w'abari mu isi, uri umwami w'abami, uri mu ijuru ngo uturwanirire. Ni wadutaye mu isi, ubabarana natwe mu makuba yacu. Ni wowe mutambyi mukuru, ni wowe uturwanirira intambara. Duhe kukumenya Yesu, ndakwingize cyane. Nusukura ubwenge bwacu mu mwijima, nusukura umwuka wacu mu mwijima. Dukuraho Satani yatuboheye, dukuraho Satani yadutsindagiriye. Mu izina rya Yesu nuko duhishurire Mana. Tumenyesha umwana w'ikinege w'Imana, wamuhaye abantu. Tumenyeshe Yesu, duhishurire Yesu. Twe guhora mu bya mbere bye, dutera intambwe, tumenye urukundo rwe, tumenye gukiza kwe, duhinduke dusa nawe, maze twe experiencing, duhinduke abahamya bo guhamya ibyatubayeho. Utubabarira ibinyoma, utubabarira aho twishutse, utubabarira aho twagiye kuvuga amagambo masa adashobora kugira icyo amara. Ahubwo Mwami utugarure mu gutindana nawe, mu kubana nawe, mu guhindurwa nawe. Icyubahiro kibi cyawe, ishimwe no gukomera bibi byawe, uhereye none ukageza iteka ryose. Ni mu izina rya Yesu, amen.